Hi everyone, ndabashuje cyane ni Ndizi Note nk'uko musanzwe mubimenyereye, aho tugenda tubanyurizaho amasomo y'umuziki yagiye atandukanye, kuririmba, gucuranga piano na gitari. Iri ni isomo rya vocal cyangwa se isomo ryo kuririmba. Ubushize hari ibyo twari twabanje kwiga, niba utarabibona jya muri video zabanje kugira ngo ubashe kuba wabibona nawe, kugira ngo ube umunyeshuri wacu ugendera kuri gahunda. Uyu munsi rero tugiye kureba isomo ryacu rya kabiri yitwa Vocal Maps and Scales Strengthen Your Voice. Ni kuvuga ngo ibijyanye n'imyitozo y'ijwi na scales ndetse n'uburyo bwo kugira ngo tube ijwi kugira ngo ribashe kuba ryagenda rikomera. Uyu munsi hari Vocal Maps turi burebe. Ngira ngo hari izo nari naberetse ubushize, ariko n'ubundi niyo turi bugende dusubiramo. Turagenda dusubiramo mu byo twari twanyuzemo ubushize, kuko kubijyanye no kuririmba bisaba ko umuntu agenda abikora buri gihe, cyangwa se akabasha kuba yagenda abyitaho buri gihe uko agenda akora kugira ngo bibashe kuba byaba developed. Mu bijyanye na vocal maps, tufite vocal maps ya breathing. Narayiberetse ko tugenda twihaga iyi nda yacu. Ni kuvuga ngo mbere yuko turirimba ni byiza yuko tubanza gukora ibijyanye n'imihumekere, tukabasha guhumeka tunyujije mu mazuru gake gake, then no mu kanwa gake gake. Ikindi noneho habaho uburyo bwo kugenda tuba twabigerageza kugira ngo bibashe kuba byatugirira umumaro, cyangwa se twabona results zabyo z'ibyo twifuza. Okay, let's try. Tureka tubanza tugerageze ku bijyanye na breathing. Sorry gato, ngira ngo negereze ikimfasha kugira ngo tubashe kwigana neza, cyangwa se imfashanyigisho. Okay, tugiye kugerageza dukore kuri iyi breathing exercises. Mbere yuko dutangira kuri breathing exercise, reka mbanze mbibutseho wenda ku byo twanyuzemo ubushize. Ibi ni ibintu ugomba gukora byibuze kabiri cyangwa se gatatu ku bijyanye na breathing. Twabanje gukora inhaling, exhaling turayikorera muri mouth, then inhaling turayikorera mu mazuru. Twagiye noneho murabona ukuntu hano meze. Inhaling, exhaling, inhaling, exhaling. Yes, murabibona, ibi ni ibintu ugomba gukora uko ugenda umara igihe. Ni kuvuga ngo ugomba kugenda ubirepeta. Yes, ukabikora inshuro nyinshi. Then exercise number 2 twagiye yitwa lip trills. Ni exercise nziza cyane idufasha kugira ngo vocal cords zivemo ibintu by'ama straining, cyangwa se ibintu kwa kuntu umuntu aririmba ukumva hajemo utuntu tuvunagurika. Hari ukuntu umuntu aririmba wenda ukumva niba avuze ati sinzi uko ubigenza
ukumva ijwi ririmo riragenda risa nkaho rivunagurika. Hari exercise yitwa lip trill. Lip trill ni exercise ukoresha kugira ngo ubashe kuba ibyo bintu wahangana nabyo. Ubikora gute rero? Urafata iyo minwa yawe ibiri, then nurangiza usunike like nk'umwuka kugira ngo ibashe kuba ya vibrating, iba like vibration. Mbibutsa yuko kuri exercise ya mbere twabonye ni exercise y'umwihariko cyane kubera ko umuntu atari guhumeka neza buriya ntiyanaririmba neza. Niyo mpamvu exercise ya breathing exercise iba ikenewe cyane. Ugomba rero kuyikora byibuze 2 cyangwa 3 buri gihe, kandi ukabikora wabikora uko ubyutse, wabikora buri joro, ukabikora buri gihe. Then lip trill nayo ni exercise tugiye gukoraho. Ugomba kumva ko first of all uri comfortable kugira ngo ubashe kuba wabikora. Reka tugende rero tubikore. Kuvuga ngo duhera hasi tuzamuka tugahera hejuru tumanuka. Ni exercise isa nkaho isekeje, ariko urumva ko ikora akazi gakomeye cyane kugira ngo ayo vocal strain, utwo tuntu tugenda tuvunagurika, tugende twose tuva mu nzira. Rero tugiye kureba inde exercise ya gatatu yitwa signs. Explanation kuri exercise idufasha gustretchinga our vocal range. Dutangirira mu nota ryo hasi biri smoothly, then tukagenda tuzamuka gake gake. Ni kuvuga ngo turahera ku inota ryo hasi. Iyi exercise ni exercise tugenda tuzamuka. Ni kuvuga ngo habaho gutangira kuri low pitch. Pitch ngira ngo ku banyeshuri banjye barayizi, ariko pitch wenda usanzwe utayimenyereye cyangwa se urebye video bwa mbere, pitch ni sound. Twayigereranya nka sound n'ubundi. Ni sound ishobora kuba iri hasi cyangwa ishobora kuba iri hejuru. Ni ijwi rishobora kuba riri hasi cyangwa rishobora kuba riri hejuru. Rero tugiye guhera kuri pitch yo hasi, dukore iyi signs, tugenda tuzamuka kugira ngo mu rwego rwo kugira ngo twagure our vocal range. Turakora like this. Turahera hasi, akore kamere hasi cyane. Ngira ngo muri kubyumva. Yes, ni ukuvuga ngo ugenda uzamuka gake gake. Ni ukuvuga ngo mwabonye ko nagiye nzamuka mpereye kuri low pitch. Kuno ubikora ni gute? Ni ukuvuga ngo biba byiza ko ubanza ugakora kwa kundi twize breathing kugira ngo nayo uyijyanishe. Wenda
ukinjiza umwuka, tuwinjiza kandi tuwunyujije mu mazuru, no kugira ngo habashe kubaho habaho kuyungururwa umwuka, kugira ngo ubashe kuba wayungururwa. Turahumeka, kandi iyo duhumetse tuwinjiza, ni ukuvuga ngo inda yacu deja ishobora kwegera inyuma. Yes, tukawinjiza. Kamwinjize. Yes. Muri kujyana mu byumba. Ni ukuvuga ngo mwitangira cyangwa se iyo uri gutangira iyi myitozo isa nkaho bigorana kuba wabasha kuba wayikora neza, kuko bisaba kwicara hamwe, ikindi no kubyumvikana no kubyumva biba bisa nkaho bigoranye cyane. Ikindi mo hano wumva ko hakurya iyo urimo urabikora neza, ariko nuzumva umuhogo harimo harakurya, jya umenya ko ari ikibazo utarimo urabikora neza cyane. Wenda turebye tugiye kureba noneho ku kandi kantu nako ka major scales. Let's go. Iyi major scale yo nago iri necessary cyane, gusa nayo turayikoresha mu buryo bwa practicing, bwo gupracticinga scales. Ni ukuvuga ngo tureba icyo twita chromative scale. Chromative scale: C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, A, G sharp, A sharp, B, C. A chromative scale nayo nindi practice umuntu aba ashobora kuba yakora. Then noneho hakaza vowel exercise. Vowel exercise ni igihe wenda ashobora kuvuga A, E, O, wongera A, E, O, A, Yes, ngira ngo murabyumva cyane. Aho ni kuri vowel exercises. Kuri vowel exercise ni kuvuga ngo focusinga mu kugenda gake gake kugira ngo ubashe amanota kugenda uyakora nkuko bimeze. Vowels ugenda uyavuga nkuko avugwa neza. Ikindi ukore ikintu twita open, wasame